Erega nta kiyone gitagatifu kumamera. Oya ntacyo. Iriya dossier iri very complicated. Kuko urumva ukurikije ukuri Icya kunasobanura wumva avuga nkaho hari uruhare ngwina afite mu bintu ko ari we wahamagaraga. Aha akamubwira ati yabwiraga abakameye niwe wabahamagaye. Yego. Ariko nanone abandi Sabe ni mugara kandi afite abantu batamukunda benshi. Bo bakanavuga ko yaba ari we wabwiye uriya mudamu ngo avuge ko ngwino yaba ari wahamagaye abantu kugira ngo ngwino ndebe ari we uba expose. Yego. Sabave noneho hakishyurwa uriya mu byanama w'ubuzima. Turundi twishi. Ubwo hari akandi nari numvise harimo ntuza harimo tuntu twinshi. Donc urumva kuba hari ibyo batumvikana naho bazanamo wa mugabo wa ngwino irimo ibintu byinshi. Icya kabiri sinkunda guca iruhande. Yego. Ubushize nari kubwiye ngo uwo ni muryango ki wa ngwino ufite mukuru w'umuha icyumba ngo bamuvovoreremo. Hanyuma uwo mukuru we bikavuga ko nawe aremera nyiri gipangu. Urumva aba bavandimwe uko bateye kandi ntabwo bahuje se. Ariko bikavuga ko mu mirererwe hashobora kuba hari ibitaragenze neza. Ko hari amakuru namenye aho mama wumvise Karara bivuga ngo umuvandimwe yamujyanye hanze na nyina wabo abahanze. Yego. Na nyina wabo abahanze. Avuga ngo uriya witwa ngo ku mavuta ari ku mavuta naje kumenya ko muri yitwa Germaine komsa umwana we niwe wagiye hanze. Muri make ashobora kuba yibana muri ririya nzu. Probablement nyiri byo ndakamusangamo akavovora yajya Gisenyi Saba kaza akavovora muri umunawe. Urumva ibyo bintu? Ibyo nabyo ni ibindi. Nyine unarebye ushobora gukurikirana ugatera imetero ugasanga ari umuntu n'ingwe muri iriya game. Ingwe n'ingwino Saba kaba umuntu. Aramurenze. Ura mugore ararenze. Niba yarajyaga kuri telefone umuntu arimo yigaragura yavunitse bamubaza ati n'umugabo wawe ngo ce n'umugabo wawe ce n'umugabo ingo uri no kuri telefone. Saba arimo atakagenda gutya ari kuribwa. Ruseki ishobora kuba yarahasenzekeye. Ariko ngwino ntabwo yari muri iyo mudu y'impanuka. Ikigaragara cyo muri video ntabwo ngwino yari muri mudu yo kuba umuntu baremerana yakomeretse. Yagiye gufata umugore we mwiroge. Umugore yagiye kuremera umuntu. Yego. Umugabo aragogera ku muryango. Umugore arasohoka. Umugabo ati kuko sheri urabona ibintu uko zatareka. Yagize ati se. Agize ati tugende sheri icyo asigaje kizagushajisha. Uzanasaza utakibaze. Umugore umwe twari twicaranye abwira umugabo we ati umva ko nubwo abagore dufuha ati ngusanganye na kiriya ntacyo watanga nkaguha amazi ashyushye ati ari nkuriya bagufatanye yewe we. Yes, all right, Jaras Official TV nanone kandi turabasuhuje twizere ko mumeze neza cyane. Twongeye kubashimira kuba muhari no kuba mukomeje kutwereka urukundo mukora subscribe ko mukomeza mukandaho biba ari byiza. Ushize naravuga ngo turi imbaga y'abarenga 200 nahise mbona harengaho 222. Rero ni fresh cyane. So rero ni ikintu cyiza cyane cyo kubashimira cyane. So rero nkuko bisanzwe tuba turi muri Urban by City Blue. Niyo mpamvu bamwumva umwuka ari mwiza mubona n'akanyamuneza. Ahantu mbona rwose mujya mukunda kugaruka ku gitwenge cya Karegeya. Nabonye nanjye basigaye bangarukaho kavuga bati Jaras nawe rwose asigaye aseka Karegeya ati muzambarize niba ntacyo bapfana. Yabona ama comment nk'aya abantu baracyanduye nyine. Ariko ni ngombwa. So rero ubwo ntago nanjye ndi robo ntago melody udukurikira
yacyandura ngo ngewe uhorana na Karegeya mbure kucyandura. Suko se ejo hari umudamu nasuye namuciye aho akorera nawe asanzwe ari umukunzi ahita aramagarika hari ibyo yambwiraga turaza kugarukaho mu kiganiro ariko nyine bimwe yagera hano gaseka tutangiye cya gitwenye cyawe uretse banze kubwira nabibonye ko rwose cyabaye marike. Yego so rero ndizera ko ahandi wari umeze neza Karegeya wenda mu buryo bw'umubiri magarike n'ubugingo ibyo ni ibisanzwe bo ni imvune zo nabyita inkurikizi zo gutangiza abanyeshuri urumva nyine uvunika mu mubiri ukavunika mu mufuka ukavunika mu mutwe ibyo byo ni ngombwa kandi ko abana nicyo tubabyarira urumva rero umunsi icyumweru kirimo abanyeshuri baba batangiyemo nk'umubyeyi hari ibyo kinsigira nk'umunyamakuru nabwo no kubikurikirana nabyo hari ikindi binsigira ibyo ngibyo rero urumva icyumweru cyo gutangira umwaka w'amashuri umwaka mu kwa 9 ntabwo ari icyumweru cyoroshye. Yego niyo mpamvu rero abantu baba batangira kuguza. Kera najyaga nseka umuntu kera yigeze kumbwira ahubwo ati senateri iyo abanyeshuri bagiye kujya ku ishuri ajya muri Rambere bo bavugaga ndamwibuka yari afite nk'abana 5 yego nkumva biransekeje kuko icyo gihe ngewe Riza yigaga primaire ari we uhari ari we mfite nkumva biratse senateri yabura Minervale sha mana yayo ejo bundi uzi ko aha nicaye maze rentrée scolaire itangira ry'amashuri nta mubyeyi wa sekundi kuko buri wese agira ibibazo kubera ko n'abana ba senateri babiga mu rundi rwego abandi batiga ariko buri wese ku rwego byanze bikunze bigomba ko batatu baraho kabisa cyane babiri banshajije ibyo rero nibyo biranga icyumweru kugira ngo babantu bakunda guhimba utuntu bamwe bavuze ibya rendiyoze na Septembre bazatubwire akarwara kavuka kuri Septembre ntabwo kabataye kuko ku cyumweru nagiye itangira ry'amashuri apana ku cyumweru kwa 5 umunsi nagiye nyine ntembera nibo nshaka ayo makuru ya rentrée scolaire njya muri gare ndeba uko abana bari kugira ariko ngiye no muri banke sanga umurongo wazengurutse za ntebe zose zateganyijwe zazuye bajya no hanze kuzuba njya muri banke imwe njya mu yindi nagiye muri 3 mbona umurongo anaye urumva kandi ubwo iminsi irimo irabashirana ababyeyi nubu hari abakiri kugenda nimugoroba umunyamakuru yakimbajije ndavuga nti buriya urumva we nawe ni umunyamakuru we utarabyara kabisa ndavuga ati kuki ababyeyi badaha agaciro umunsi wo gutangira ubwo yariteze ko ngiye kubarimiraho ibisimbi ndavuga nti tuvuga batarabona hari uwo waratse découvert akayibona ku wa mbere nimugoroba hari uba yarabonye ay'ibikoresho akabura Minervale hari uhamagara ku kigo akavuga ati nataza atayazanye ntazirwaza we yashaka kunyereka ngo kuki abana batinda kuki abana baritinza se waba wabonye ibikoresho n'amafaranga ababyeyi barajegera ndugu yangu nahise mbimubwira nibura ababyeyi nibwo bari kubona ibyangombwa nta mubyeyi utakwishimira ko umwana bagera ku ishuri kare cyangwa wenda yashaka kumvikasha ko abantu bakabiguze kare mu mavakanse se bayakuye hese we cyabyihorera amafaranga none uvuga ngo mu itangira ry'amashuri umubyeyi akenera amafaranga arenze ayasanzwe akenera mu yandi mezi yego wenda icyo wavuga no kuvuga ngo kuki atayabika kare ntabwo abikika ntabwo abikika n'umucuruzi ushobora gusanga yayabuze kuko ubuzima ntibujya buhagarara uri kubaka niba uri umucuruzi wagiye kurangura donc burayakenera buri munsi cyo gukora aba strategie ashobora kuvuga ati umushahara wo kwa 8 ni w'amashuri hanyuma rero hari ukenera amafaranga y'ishuri arenze umushahara we yego cyane ukajya mutumina mu dutsinda hose ukikozayo anyway ni ibyo ngibyo rero abantu baba bagomba no kumva ko nyine tuba mu buzima busanzwe nk'abandi bakumva nyine ubuzima ariko ababyeyi nabo muri rusange tubakomeze nyine bakomera aho bari muri uko gushegeshwa yaba mu mufuka yaba n'ahandi
ariko niko biba bimeze, ni inshingano. Ubushize ngira ngo ubwo duherukana twari twagize ikiganiro kinini ariko tuvuga kuri video twari twabonye yasohowe n'uwitwa Karara. Tuvuga ko tuzongera kugira ikintu na kimwe tuvuga kuri ibi bintu tumaze kubona abagiye kuri tele cyangwa se abavugwa muri video ari cyo bavuze. So rero twagiye tubona abantu bamwe na bamwe bagaragara mu biganiro. Ndibuka ko hari umumama umwe wari uri muri no video yambaye ibintu by'umutuku, umujyanama w'ubuzima wakoze ikiganiro yagikoranye na Fisi wahoze aha, tumusuhuze Fisi. N'abandi nabonye bafashe initiative nabo ubwabo na Claude yakiriye nyirinzu. Yego yakiriye nyirinzu kabisa, nyirizina Claude, nyirizina uvugwa Pastor Claude yakiriye Claude nyiribyondo. Yego so rero version zagiye zisohoka ni nyinshi cyane ya Karara. So rero ariko Pastor Claude yadahamagaye Sabe. Yego ibyo byose ni byagiye bihinduka nyuma ya cyakindi. Ni byinshi so rero hari n'izindi added comments z'abantu bo mu gikari bagiye baduha kumvamo amakuru mashya cyane rwose. Hari abagiye bamvugisha, hari ababyeyi bagiye bampamagara ewana nkumva ni ibintu nakasa mutwe. Ariko ntabwo nshaka kwitindaho cyane ngo njye muri ntuza nyirizina icyo twabonye cya video, ariko hari ibintu nagiye numvamo bishobora kuvamo amasomo. Yego kuko muri no issue ya Sabe n'uno mukobwa w'impanga hari ahantu nagezeho numva bavugamo ibyo kugambanirana. Umwe yaba yaragambaniwe bakamupangira umupango, ibintu nk'ibyo. Rero ni ibintu society bikwiye. Society ikwiye byinshi. Okay, nanjye hari n'uwampamagaye ambwira ati Sabe ni mumworohereze abantu birengagize kuba yaragiye mu nzira yaragiye mu makaritsiye niko navuga, cyangwa mu nzira zitari recommandable. Atariko hari abantu benshi yafashije nubwo bitavugwaho rumwe. Yamusabiraga imbabazi ati rwose mu mwumve nge ntago nari muri uwo mujyo, ngewe ibyanjye ni hagati na hagati. Ukora neza ndamwumva, ukora nabi nuko. Ambwira ati rero ati iriya mvune ya Sabe ishobora no kutazakira ikamusigira ubumuga. Atariko abantu nibirengagize ko hari abo yaba yaragiye mu nzira zitari nziza. Ati bibuke ko hari n'abantu yagiye akorera ubuvugizi bagafashwa, abaguriwe ngo tugare, abaguriwe ibyinshi. Ariko yego niyo nzu bayivuze, ariko nanone ngewe nkongera nkavuga nti rero ntabwo umuzi. Nubwo hari abayagiriraga neza, hari nabo yahutazaga. Ni benshi. So ariko ibyo ntibyatuma ntabwo yari uwo kuba yavunika, ntabwo yari uwo kuba yasimbuka. Ariko kuba uwo gusohoka ruriya mugore byo nta cyaha, ntabuye namutera. Iriya byo ni ibirari. Ufite amafaranga, ufite amafaranga biriya byo nta birenze. Agakwavu k'ishyamba akagira uko karibwa. Wenda icyo twavuga ariko muri guseka uzi Bosco wowe ukunda bivuga. Icyo navuze yahisemo ahantu hatari heza. Nabyo kandi nkamwumva wenda ko yavugaga ati ubwo ari mu nzu yamura mu wanjye mbyite ya mukuru wo ngiye tugiye guhuza urugwiro, akumva ko hari sekirize. Ariko igipangu kibamo nyiri byondo kikabamo uriya muntu watanze amakuru kikabamo, cyo si igipangu cyo kujya gukoreramo diro. Ariko ibyo yashobora kuba yarabyizeye cyangwa yaramaze n'igihe ahagenda agatuza. Ariko cyane ko bavuga ko Karara avuga ko nyiri iyo nzu bari bagiye wabatije iyo nzu afite uko abyumva na nyiri igipangu. Wenda bikamuha umutekano. Ariko vraiment ntabwo hari ahantu, hari ubundi buryo ibintu byagenda. Hari ubundi buryo ibintu byagenda. Burya buri wese agira uko akemura ibibazo bye. Cyane cyane none wowe ufite uburyo bw'amafaranga, umugabo wabonye amafaranga ni gake ndabizi bazantera amabuye ni gake ufite amafaranga. Icya kabiri abantu ejo uwo mudamu ampamagara nagize ngo agiye kumbwira ko ntabivuze neza. Ati jya ugerageza ataravuga icyo ngomba kugerageza kugira ngo nibyo agiye kumbwira. Kubera ko ukurikije ubushize mu kiganiro nabikubwiye ndigereranya n'ibyo nari naravuze kuri Pamela bavuga ngo The Ben ngo yakuriye bavuga ikariso sinzi impamvu wowe uhindura umukobwa rega yavuga ari ishanga. Yego abantu navuze nongera nsubiramo ko ntabwo gucana inyuma
ntabwo ari byo bisenya urugo. Contribution y'imibonano mpuzabitsina hanze ya mariage yego mu gusenyuka k'urugo nta na 5% ifite. Ahubwo ni urugo rusanzwe rutariho rutazi kumanaginga amarangamutima y'ibibera muri urwo rugo. kandi nuza amadivorce menshi aba arimo iyo ni urwitwazo. Rimwe na rimwe aba ari imitungo, ari ugusuzugurana, aba ari ukutabona les attentes ibyo waje mu rugo ushaka. Kanguha urugero nari navuze ko ndaza kuruzana iwanjye. Ejo bundi inyankenke muri Gicumbi. Ikupure yari imaranye icyumweru kimwe. ikoze ubukwe. Umugabo kubera amadeni aravuga ati muri izi mpano reka ngurishemo imwe nishyura amadeni. Yego. Barabidiriringa birangira umugore amukubisa agashoka. Umugore arafunzwe, umugeni arafunzwe, umugabo ari mu bitaro. Abo bantu bazize gucana inyuma. Ahubwo barushinze batari tayari. Nangwe ngo urugo rusenywa n'imitima yarwubatse. Shoka. Urundi rugero. Aha ngaha muri iki cyumweru hari umukuru w'umudugudu muri Muhanga. Washakanye n'umukuru w'umudugudu muri Karongi. Yego. Urwo rwamaze iminsi 3. Umugore yarumazemo iminsi 3 ahita agenda. 3. Kubera iki? Calculation zamuzanye yazibuze. Bari bacanye inyuma muri iyo minsi 3 se. Abo bageni se bari bacyaramye, bari bacanye inyuma. Oya. Please. Urugo rwubakwa no kumenya ngo turushinze mu ihe mpamvu. Buretse gato. Turushinze mu ihe mpamvu. Na entreprise. Ni mukora entreprise yo gucuruza amavuta y'ingurube. Yego. Undi akazana amamesa yizasenyuka. Uko nyumva? Yego. Ariko si ukuvuga ngo twemeranyije ko tuzajya tuyaranguza abanyekongo, ngo noneho ni nyaranguza abagande bampaye menshi ngo rusenyuke. Oya. Ruba rusanzwe rutariho. Iyo niyo antuka nitugira abantu bagera kuri iyo myumvire tuzaba turimo twavanza. Kuko imibonano mpuzabitsina gucana inyuma ubu bushoreke bwabayeho no muri Ancien Testament. Cyane rwose igiye kuko. Mu kiragano cya kera. Urumva? Umuntu wese uzumva ko urugo rwe rusenywe nuko umugore yamuciye inyuma cyangwa umugabo yamuciye inyuma aza questioning mbere yo guquestioninga uwamuciye inyuma. Niwe kibazo. Mushuti wanjye yajyaga ambwira ati aruwagiye avuga ati yagiye kurega ati umugore oya yagiye gufata umugore we mwiroge. Umugore yagiye kuremera umuntu. Yego. Umugabo aragogera ku muryango. Umugore arasohoka. Umugabo ati kuko sheri urabona ibintu uko zatareka. Yagize ati se. Agize ati tugende sheri icyo asigaje kizagushajisha. Uzanasaza utakibaze. Ibi bintu ni ibibazo biri sociale, ntabwo gusenyuka urugo nka entreprise ishingiwe gutera imbere. Urugo rushobora gusenywa no kuseza umutungo, rushobora gusenywa no kutabona ibintu kimwe, rushobora gusenywa n'amakimbirane ashingiye ku miryango bakomokamo. Ariko ibyo bihari cyetse gucana inyuma kwa kundi gutwara amafaranga. Kumwe ushobora gutanga rasiyo y'ibihumbi 150 mu rugo, kushoreke ugatanga miliyoni. Noneho bigatera icyuho ugasanga mwitangira ry'amashuri ukabogoza cyangwa ukabanza ukishyurira abana b'ishoreke abawe bakiri mu mugore akabimenya. Aho buri mu mabara. Urumva ko bya affects economy. Yego. Nta kindi kibazo. Ariko so noneho ku mutungo wa Sabe era ntacyo bivuze. So noneho reka tugere rero mu nkuru ubwo. Yego. Karakanyuzemo. Hari abavuga ko amaversion ari kuza nyuma menshi yaba ari telegide. Ari telegide ukuntu hari nkaho bavuga ngo uriya mudamu umanga. Oya. Umunyabuzima wara muri mujyanama w'ubuzima. Uriya wagarutse yambaye umwenda yari yambaye muri video. Abati nanayizanye. Ariko akavuga ati umuntu yafataga kamera ati dore wafataga kamera nuriya wagapfuka munwa. Abantu bakibaza ese yafataga kamera nawe akajyamo. Bagatangira kuduta ku buhamya bw'uriya mudamu ko yaba yahawe aka briefing kuko aravuga ibintu.
turacyakurikirana Yeah. ikindi kivaho itariki ya video yo ni kuri 30. ya 30 cyo rwose yego yaragikonfirma kandi umuntu ni Sabe umugore ni Ngwino ni Ngwino ariko kumenya ababiri inyuma biracyagoranye ndacyagoranye baravuga hari n'abavuga ko yaba umugabo wa Ngwino yabamo yaba umugore wa Sabe yabamo yaba Karara yabibamo yaba n'abandi bantu benshi hari n'abavuga Ngwino nyirizina nawe yabamo uko nawe cyane cyane abantu barabimbwiye ejo hari umuntu wambajije nindera ni Gatete ahubwo atari ko se ati Ngwino yabiba mate kandi baramuguriye imodoka bari hafi no kumugurira inzu navuga rero burya ishoreke ikintu cya mbere nacyo kiziranga ntago zipfa kunyurwa zibona ufite amafaranga yewe ugura Benz agashaka hamwe ugura mu Kagarama akakubwira ati no ndashaka iyo ku mazi kuri Mediterane gerageza n'ubundi uracyankeneye kandi wareba nabi nyine wa mutipe bwo bose kwahita avuga ati iyo wibeshye ukagira resistance ahita yigira isugi sinzi ukuntu bose kwavuga ngo gutega donc bivuze ngo ishoreke ibona umugabo afite amafaranga nta na rimwe ishobora kuvuga ko ibyo yahawe byuzuye hari ibindi bikenera ndibuka hari umugore twari nk'ibibyumba muri SOS hari umugabo wari nyine nawe afite ahantu yihengeka ariko yari atarakira cyane afite imodoka imwe yego andi ari amakamyo atacyura inshoreke umugore si diligence yagize mu rugo ashaka gutaha umugabo aba afite gahunda ari kuganira n'undi muntu bari kunywa Heineken sizi ikintu umugore yahise avuga ngo muri kugo muntu muri kuganira n'iki watuma utanyura kandi wasanga ibyo bari kuganira ari byo bizana amafaranga ariko bavuga ngo hagarika icyo kiganiro ubanze unyure iryo rije buri cyo kandi umugore wo mu rugo ataritinyuka ntabwo yarihingutse ishoreke ibona ufite amafaranga ibishaka 95% ayigeho so Ngwino rero kuba atakwishima ushobora gusanga imodoka bamuguriye ari ubwoko butari ku rwego ashaka cyangwa niyo nzu bari gutekereza ugasanga wenda ni nka rukarakara iri mu Gatenga bashaka kumugurira washaka yigeretse hirya imayange wenda cyangwa ku Muyumbu ishoreke ntago zipfa kunyurwa ariko nabyo zifite impamvu none agomba konka anuguna kugira ngo kuko azireza ku isaha n'isaha yarekurwa cyane ariko da none niyo mpamvu igihe gifite iyo chance nta mpamvu yo kwihangika niyo mpamvu uretse mwereke uriya nuzajya ujya nko mu tubari tubaye abaye ukuntu ukabona hari couple umugabo ari kunywa mitsingi umugore ari kumarura uzahite wibaza ko batashakanye ntabwo umugore w'isezerano yatera icupa ry'amarura umugabo ari kunywa mitsingi burya ujya ubyo buseriva barase nuwe ako karuvuze ni ntabwo umugore w'isezerano yatera icupa ry'30,000 umugabo we ateruye irya bitatu ryari cyaka umugore hari umuhungu w'ishiti yajyanye umugore kwipimisha barafite abana nka 5-6 yego amujyanye kwipimisha bamaze kumupima ko atwite umugore ati ngwino nkugura turya akaburushete tubone gutaha burushete nye n'ibitoki bibiri ngira ngo n'agaprimus umugore arayireba ate uko ayirya nuko umubaho uko arya burushete ubu nuko umwirirwa niko ubaye amafaranga aya mafaranga ugiye kwishyura ntitwaguramo ikiro cy'inka n'abana bakanywa isosi urumva imibare y'umugore nyir'urugo kabisa ibaza ibyo yavuze kuri burushete ukamubwira ngo wisezerano ngo aragenda aterure ngo maritini umugabo ari kunywa mitsingi yakora ibara ubundi nanone nunabibona ahubwo iyo umugabo n'umugore basohotse umugabo ashobora gufata
akawisiki akagode nk'umugabo none umugore agafata urufuro cyangwa fanta kuko aho yamuhaye inda ya bukuru ariko yari inshoreke muri kumwe biricurika ku buryo ahubwo umugabo anywa atari na hamwe fagitire ihita izamuka nta nubwo inshoreke nta nubwo wayigurira burushete ngo ibyemere inkoko ifi urukwavu guhagurukiraho bya bindi bigera iwawe rimwe mu gihembwe so rero ubwo ndimo ndasobanura impamvu ngwino urebe niba ari ngwino ndebe ashobora kuba yabigiramo uruhare buriya hari ibyo ashobora kuba kugira ibyo adiringaho na Sabe bikanga kuba inzu yari atarayigurirwa ushobora gusanga harabayemo ikibazo cyo kumenya ngo ni yangahe mu yihe quartier ryari ibyo nabyo bitera kuvura akavuga ati niba ari ibyo nta iriya dossier iri very very complicated kuko urumva ukurikije ukuntu amasobanura kunasobanura wumva avuga nkaho hari uruhare ngwino afite mu bintu ko ari we wahamagaraga akamubwira ati yabwiraga abakameye niwe wabahamagaye ariko nanone abandi Sabe ni mugara kandi afite abantu batamukunda benshi bo bakanavuga ko yaba ari we wabwiye uriya mudamu ngo avuge ko ngwino urebe ari wahamagaye abantu kugira ngo ngwino ndebe ari we uba expose Sabave noneho hakishyurwa uriya mu byanama w'ubuzima turundi twishi ubwo hari akandi nari numvise harimo ntuza harimo utuntu twinshi donc urumva kuba hari ibyo batumvikana naho bazanamo wa mugabo wa ngwino yego bakavuga ko ari we wari uri inyuma ya operation voilà ahubwo ikindi nari nibagiwe kuba Sabe yaratangaje ko atagikora noneho video igatinda harimo na diru zo kugenda bambwira ngo uraduhaya niwanga tubitangaza nabyumvise niyo etape yabayemo yego bamuproposaga ebyiri simbizi iby'imibare ndabyirinda bipfa kuba harimo chantage kuvuga ngo uraduha cyangwa tubivuga ngako kabayemo urumva rero ni dossier ngari ariko igiteranyo cyabyo nuko Sabe atari umuntu mwiza cyangwa se abantu batari bamubaniye neza cyangwa atarababaniye neza ni kimwe muri ibyo icyo nzi cyo neza ntabwo ari vi neza yo ntiriho ko bimeze ko ibintu nka biriya byose ku muntu umwe isi yose igahaguruka ubona n'ukuntu abantu babikora bashishikaye nta numwe usibye uwo muntu wampamagaye nta numwe ndumva ashyiramo impuhwe za Sabe usibye uwo muntu wampamagaye ambwira ati Sabe nimwiyibagize ko nimwirengagize ko yari yaciye inyuma umugore we ariko mwibuke ko hari abantu yafashije mwibuke ko hari abantu ati kandi mwibuke mumusabire iriya mvune izakire ariko iyo urebye uhereye no kuri space cyagiye ntuzana ni service angavuga ati no ushobora gusanga nabo abagore abo ngabo bazanaga ubuhamya abo yasabiraga ubufasha yarabe exploitaga either agasaruza byinshi akabaha biki either akabakangurira kuvuga amabanga yo mu ngo zabo kugira ngo basenye be expose abagabo babo ibintu nk'ibyo mu bintu bya Sabe kuva iriya case yabo nta muntu ndumva avuga positive kuri Sabe ntawe uravuga ati umugabo ahuye n'ibyago akareka ariko umutipe witwa Bosco arahuranya Bosco arahuranya cyane bandimbati babonye akanya ejo bundi twari mu nama hano hirya hano kuri parking bavuga ati ndimbati yakijijwe n'ikitwa umunsi umwe urengaho kandi ndimbati na rubanda bafashe ko ari Sabe wafungishije ndimbati uri ndimbati arabyina aracumugara buri munsi asohora ikiganiro kuri iriya dossier mbese Sabe iki nicyo kikwereka nyine ngo ni muntu ki sibyo ni muntu ki nta na gahunda yo kugira ngo uzumve ko iyi ntuza iyi trend y'ibya Sabe ntabwo izapfa kuva ku mihanda ku munsi ntabwo wenda twatangiye ku munsi ari ibiganiro 10 bigenda bigabanuka bigera mu 8 7 ariko turamara hafi ku kwezi nibura ku munsi hatabura ibiganiro 3 irimo ibintu byinshi icya kabiri yesi sinkunda guca iruhande yego ubushize nari kubwiye ngo uwo ni muryango ki wa ngwino ufite mukuru w'umuha icyumba ngo
bakora umuti bamuvovoreremo hanyuma uwo mukuru we bikavuga ko nawe aremera nyiri gipangu. Urumva aba bavandimwe uko bateye kandi ntabwo bahuje se, ariko bikavuga ko mu mirererwe hashobora kuba hari ibitaragenze neza. Ko hari amakuru namenye aho mama wumvise Karara bivuga ngo umuvandimwe yamujyanye hanze na nyina wabo aba hanze. Yego na nyina wabo aba hanze. Avuga ngo uriya witwa ngo ku mavuta niba ari ku mavuta naje kumenya ko muri yitwa Germaine komsa umwana we niwe wagiye hanze muri make ashobora kuba yibana muri ririya nzu probablement nyiri byo ndakamusangamo akavovora yajya Gisenyi Saba akaza akavovora muri umunawe. Urumva ibyo bintu ibyo nabyo ni ibindi ibyo byaba ari ibindi ni ukuvuga ngo rero umuryango waba ni ukuvuga ngo awutabatse nyine unarebye ushobora gukurikirana ugatera imetero ugasanga ari umuntu n'ingwe muri iriya game. Ingwe n'ingwino Saba akaba umuntu aramurenze. Uriya mugore ararenze. Niba yarajyaga kuri telefone umuntu arimo yigaragura yavunitse bamubaza ati n'umugabo wawe ngo ce n'umugabo wawe ce n'umugabo wawe ingo uri no kuri telefone. Saba arimo atakagenda gutya ari kuribwa Ruseki ishobora kuba yarahasenzekeye ariko ngwino ntabwo yari muri iyo mudu y'impanuka. Ikigaragara cyo muri video ntabwo ngwino yari muri mudu yo kuba umuntu baremerana yakomeretse. Ikindi kitaraba kiriya nicyo gusimbuka, ariko ibindi byo imetero zaratewe bihagije. Nanjye mba nzireba hari ibyo ubona ariko iriya karitsiye ubwayo kuri Sabi ni ikibazo. Niko naboswe niko yavuze. Oya iriya karitsiye yo Reze buriya yaparitse cyangwa wenda imodoka yari isize kubera ko plaque bayimenye. Hari ahantu wabonye umuhanda imodoka nabonye nanjye ariko amenye imodoka zihagera ruhurura. Nese hariyo iminota byamaze hari yasari imodoka yahanyuze. Oya vraiment nabasabe bubutaha nabandi bose oya kameme fo kumenya tamo karitsiye yihe the way uko umuryi w'imbwa yahitamo inzungu uko umuryi w'ibirayi yahitamo ibijumba yahitamo ibihasi. Hari karitsiye n'amafaranga uba ufite n'ibyo utunze utajyamo ujyamwe n'iriya dosi wayijyamo ugiye mu batisimu ugiye mu bukwe ugiye mu kiriyo ariko pana kujya kwihakabyiza mu karitsiye. Hari ahantu hameze kuriya haba harimo n'abantu batumura utamenye ibyo wazira. Yego no buryo bwo ahantu hari safe wenda safe se gute iriya ni rigore y'ahantu hari safe. Erega ikirenge kinjiye muri ntuza ahantu h'umuntu wawe. Erega hari n'abantu yuko ko bati aho kujya njye kuri hoteli njye kuri rogi njye kuri apartment. Ya rogi yo ntabwo ari byo. Rogi ntabwo ari byo. Ariko mu apartment ubundi reka mbabwire wenda ntabwo ari ukwigisha. Yego ubundi yakabaye afite inzu yafashe uburyo buhoraho. Niyo yayishyiramo ahubwo uriya afata amavuta niba arifata amavuta akaba ari uyibamo de façon permanente bo bakajya binjira nk'abaje kumusura akafata ka apartment k'ibyumba 2 na salon kimwe kibamo ufata amavuta ikindi gihora kiri reserve uko yinjiye nk'uje gusura muramu we bakihugika. Iyo dosi yaba ari yanga kire barazifata bakazijyana ahantu mu mashyamba cyane bakajya oya no hano zaremera za Kimironko hari ibipangu bimeze gutyo se nibyigeze kuvugirwa Ikinyinya ngira ngo umudamu wo muri uwo mudamu no muyihe we nijira ndaza kuyibuka yabivuze ribi hari ko hari ibipangu bicururizwamo nose Sabe yabuze iki ngo agira igipangu nk'icyo ashyiraho umuzamu agire gute revo yeyo ntimwemerera hariya. Cyo abantu twese twagihuriyeho ntabwo ari karitsiye ya Sabe ntabwo hano hantu ariho Sabe yagombaga rero buriya wa mugani nuko bamwe babivuga urumva byatanze amasomo menshi pe byatanze amasomo menshi yari yahisemo ahantu habi
ariko noneho nabo baramube cyangwa n'umugore we nabo harimo ikibazo ariko kuko ejo umuntu twaganiriye yambwiye ati ariko ubundi konzi ko abavandimwe n'abavandimwe buriya ibintu by'amadiru yo hanze ubiganiriza inshuti ariko ntabwo ubiganiriza uwo muvindimwe oya biba bigoye none bariya abakobwa bo barabiziranyeho babishyigikiranyeho guhana pasi uwo muryango zikamubwiza ukuri reka nkubwize ukuri yewe nta muvandimwe ushobora ibyo ni ibintu ubwira umuvandimwe uzi uko mwarezwe biragoye ahita gukubita urushyi ati uri ukuntu papa yabitubuzaga umuvandimwe urabimuhisha none wowe ugeze naho umutiza ubu urase nk'ari nk'umubyeyi responsable akabahamagara ati agahamagara umukobwa mukuru fata amavuta mwana wanjye uracuruza murumuna wawe ugatanga n'iseta yo kumuvovoreraho ubwo umubyeyi niko yakabaye abaza niyo mpamvu amakuru ya biriya bintu hagati y'abavandimwe murayahishana ahubwo ukabwira undi muntu sibyo ubu nta muntu reka nkubwire abanyarwanda uko duteye mubona ko hari abana ari abantu baba baza kwiga i Kigali muri za kaminuza akaba afite geto nta muvandimwe we ushobora kuva mu ntara cyangwa yiga i Butare ngo aze ajye kuvovora muri geto ya murumuna we kuko ko nta muntu uba ushaka ko murumuna we amenya ko ajya muri ibyo ni n'urugero ni n'urugero ejo bikomeye bazakubwira ati watanze uruhe rugero ku bavandimwe bawe ngaho nyumvira rero bariya bo baratizanya amaseta aya naho mpagaze singira uwo nkomeretsa ariko ibyo ni ibimenyetso by'umuryango utari mwiza aho mukuru atiza murumuna icyumba donc akamenya ko bamuvovora kweri cyane ariko bivugwa kuri ya mukobwa ngo atari Sabe wenyine ngo Karara ngo rindi commentaire ndavuga ko ngo Karara bamuvanye muri groupe y'ababyinnyi ngo ko yahoraga yageraga ubugambo avuga abo ngwino yaremeye urumva rero kurumva ko ngwino mu bantu atararemera ni wowe usigaye araye kabisa humura ayo makuru afitwe na Karara kandi byamukozeho bamuha akato bitangira cyagiye mbere igihe bavuga ngo Sabe akajya avuga ngo warago wese nka Karara ngo ni Karara se bitangira gutyo uriya na Karara nawe kwihimura agomba kuko yarakubititse noneho bamuha urw'amenyo ibaze naho nanjye duhura ku maso nkavuga ni wowe nawe gabanya amagambo reka abatanga batange niba warimanye kazi yako kabisa nese buriya yarishimye ugira ngo yaranyubashye ariko kandi icyo gihe ni ku isi yose yari imufashe umuntu ubabazwa nuko undi mugenzi we umugore ubabazwa nuko undi mugore mugenzi we yatanze ibyo nabyo si byo ibyo byo kabisa hariya Karara gundira ibyawe twumiwe vure gundira ibyawe uretse abandi bikureba urumva ko Karara ndabagudufata baravuze ati bana yati twari twamwikoreye nta kuru Karara atari kukagumana igihe cyose agahora ashaka none rero arabagaragaje ariko nyine muri make ari ngwino ari uriya mukuru we wamutije icyumba numva byagorana kubita Nyampinga harya bafite n'undi witwa Nyampinga impanga yuri impinga nzima okay bariya ntabwo nabita ba Nyampinga byagorana n'ejo hari umuntu twabiganiriyeho numva bisa naho bivangavanze burya kuremera na si bibi ariko se kuremera umudugudu wose ibyo ni ibindi iyo barenze batatu byabaye ibindi na Sabe kuba yakwibura icyakabi uretse Bosco ati uriya mukobwa yatahanye inda kwa François ngo abibwira François arabyemera bazanamo n'utundi tuvideo Sabe wa mugani ariko bagira ngo ngaha ngwegera umugabo wawe numva uriya muryango ashobora kuba yari yarawuzengereje ukuntu noneho rero ibaze niba na Sabe yari abizi ko ngwino yaba aremera n'abandi yarangiza akagenda mu modoka yamuguriye yarangiza agashaka no kuzaba mu nzu amuguriye we urumva yari yishimye we abatekanye urumva yari yishimye ni byinshi
ni byinshi ni byinshi ni byinshi kuko burya n'inshoreke zirafuha wari ubizi cyane nizo zifuha n'abahungu umugore w'isezerano akaba yiryamiye igihara aratuje ariko hano ukajya kubona ukabona ijoro kiri kureba muri telefone niri gucunga chat vraiment uwisezerano ariryamiye ari mu bana ariko ijoro kikagira iri muri chat kaza kareba mu modoka ninde wahaye lift kanaka ko mwahuye byarangiye gute izo zifuha nabi shoreke zifuha ari iz'abagabo ari n'iz'abagore nibyo nkubwira bana kwicana kandi nta wisezerano uri so muri make iriya dosiye iracyari ngari ndabona abantu iracyari ngari ngiye gusa icyo ndi kubonamo kinini cyane nakwita wenda nk'icyita rusange nuko ikintu cyitwa kugambanirana gishobora kuba cyazamo kugambanirana gute se kuko ibintu byabaye bikazamo video karegeye turabizi ibyo ngibyo rero ntago nabyita kugambana wenda gutegana imitego cyangwa kwihishanamo kuko kugambana ni kwa kundi ugenda ukajya kuri ribu uti dore yagize atya biriya bintu nta kiripe nta urafungisha undi kuri biriya bintu nukumvishanya ungize utya nanjye nzakugira ari naho kugambana ni ukuvana ikintu kimwe ukijyana ku rundi rwego rufite imbaraga kugira ngo nka buriya Sabe inka yarigambaniye ndibati n'ibyo twavugaga nka biriya n'uriya mwana wa undi datamana ajya buriya nawe yari afite abamugambaniye ibintu nk'ibyo hagomba kubamo inotre force ariko ibi ngibi urabona ko ni imihanda iri kwibyiganira gusa akavideo kabaye akavideo bamwe bakanavuga ati dufite n'ayandi sha Sabe uzarwara ubukira antuka weretse kuko ubonwa bari bamurwaye kabisa oya nizi kuzimu zarazukurutse oya hari n'abazamura ibindi n'ibyo ku ishuri n'iki nakaboze nibyo ariko nabivuga cyane arimo kanyisha abantu bagiye genda muzi yangiza ndagiye mbona nabaza abavuga ibiganiro abavuga iki nugufatirana Sabe nubwo nyine yabajije Claude ngo basa Claude ngo bazibukirwa kuki unupfa bazakwibukira kuki shaya abantu bafite impuhwe Sabe nabavugiye kubera ko ngo hari abo yakoreye ubuvugizi ngo hari abo yubakishirije amazu hari abo yaguriye utugare two kugendamo bafite ubumuga hari abo yagize gute ariko igiteranyo icyo nzi nuko umunzani uhengamiye mu bamwibukira ku bibi yabakoreye cyane cyane wenda ko abo yafashije batanavuga bataza ku bihanda ariko abahagurutse bose ntavuga ko yabagiriye neza urumva ikintu kiramugonga cyane nabo ku mihanda n'ubundi style nibo tigeza service nziza yabaranze mauvaise service bari bameze abo yaranze bon service ntago bagera ku mihanda ubwo ni wa mwana utwara igare Musanze ubwo ni wa mukecuru wubaka inzu niba ari ishoro nyine ari hehe ntabwo ariko abo ku mihanda bose barahuriza Sabe uri mugari kabisa ni mugari cyane mugari kwizina ni mugari iramvune nimbi ku myaka ye byagorana kugira ngo ikire yego bizaterwa nuko azaba yavuwe ruseke ku myaka urengeje 40 ntago yapfa kwikira amagufa kugira ngo yegerane ariko ashobora kuvurwa n'ahantu hahambaye bakongeramo n'ibyuma ariko ryo kugira ngo rikure ryisubiranye ntago byapfa gukunda ubundi akamenya kurya amagi mabisi igufa ryaramenetse utabasha guhaguruka yaba ari imitsi se nabonaga ko ari ruseke hari ibigufa ryamenetse either nugushyiramo icyuma cyangwa se ntabwo nawe akajya kuri regime y'amagi atogosheje n'amafi mabisi adakaranze n'amata y'ishyushyu y'inka zitagaburiwe ibifu ibyatsi zariye ishinge n'umukenke wenda ibyo byashobora gusayidira utuntu bikagenda rigaruka ariko iyi myaka ye ni myinshi imyaka ye bya bintu biri grave kandi kitangazo imyaka ye myinshi ntago bazashyira ariko bashyiramo utwuma c'est pas grave bashyiramo utwuma nabasha kugera i Burayi
ngo yagezeyo akagera yagezeyo Mm. eh Mm. okay abaye yaragezeyo byaba ari amahire kuko Yeah. ubundi niyo ufite imvune nk'iriya biragorana kubona umwanya mu ndege. Ariko okay ari burayi ho bazamuvura neza bazamutunganya birangira kabisa. ariko ubundi rwose Imana imufasha ariko bamweretse uko bamwumva. Yeah. Biriya nibwo buzima bwacu ku mihanda nanjye ejo nihe bagufasha uzi bagufasha yewe nzahita mba content nanjye kwese nawe reka da ubu ntaca no yaruka tuhinduka tayito bakikwatire murumuna wa Karegeya yatubwiye uko barabahimba n'amazina baguha abantu b'amasano n'umugore wanjye bakamushyiramo nigeze nakundi nuza kera cy'ibibyumba naga numva iradiyo bitaga niba ari sanyo niba ari radio Kigezi Enzambira Jumera rero muri press review rero ari umuntu witwaga Nkangarambe Haris nibuka Nkangarambe cyangwa Ndahiro ibintu nk'ibyo wari umudiplomate Bugande yego nawe ajya kwakabyizi bamusanga muri Victoria Hotel ndabyibuka icyo gihe nuko naho umuhungu wo kwinjambira Jumera Rwanda ni diplomati Rwanda ni diplomati bamukwatire mu Lake Victoria Hotel niba umugore avuga ngo n'umugore w'abandi mwanza ni nk'umwe sinibuka akatari bavuze ndagafata umuhungu w'ishuti yanjye best man wanjye bita tica nkango yadishane umunyamakuru wasomaga press review yabaga ari kwanima byanima avuga ati bamukwatire baramucakiye no kubwo ariko izo kuzaba zigezweho bakikwatire gusamira hejuru ngibyo rero imihanda nicyo ivuga twayijeho tuyizi rimwe na rimwe tukirengagiza ko tuba dufite n'imiryango migari turabyara igiye kutatubana akasa nk'uko rero ubwo nyine ngo muri make iyo ni somasiyo nicyo igiteranyo cy'ibyasabe nta nubwo birarangira ntabwo birarangira bizava kuri Save tujye kuri Karara tuve kuri Karara tujye kuri François tuve kuri François tujye kuri Ngwino tuve kuri Ngwino tujye kuri Fata Amavuta biracyaza kandi na Sabe uko uzabona agatege nari nibagiwe wa mudamu umujyanama w'ubuzima araje mu kiganiro azanye umwenda wa mbere nkaho mbese ashaka ikimenyetso byanze bikunze yego arangije ati umukobwa ari guhamagara arangije bakabaza ati byageze bite hypertension yazamutse naho umujyanama w'ubuzima hypertension yo mu kaguru hypertension yo mu kaguru urumva nabyari twibazaga ngo yarabyumvise uruyama umvisemo inzoga nawe azana udukombe two kumuha amazi tubiri banyweshaga icyayi bari mu gikoni cy'umudugudu bya bikombe ntabwo twari twamenye ibyabyo muri nuza ya Karara ati hypertension yo mu kaguru ari kuriya mudamu gasha ni umunyamujyi kabisa ni umunyamujyi azi ibintu yo n'ukuntu yamubajije gatatu kose amazi ati ni umugabo wawe rero akamukurikirana akabona ari kuri telefone none arangije rero agiye mu kiganiro ati akambwira ngo ni hypertension yazamutse umuntu yavunitse wowe urahamagara abafotora ariko ngwino ni nawe wavuze koko ngudora abasore baraje kandi abo basore ngo niwe wabahamagaraga yego ariko kuri telefone ntabwo ngene ngize byo ntabwo niye mbona ahantu hamagara cyo kwa yari kugutwi simbize ntabwo nahabonye icyo nzi cyo ni dossier ikiri en suspens iracyakomeza ariko bakomeza haza udushya Claude yangije inkuru Claude wabonanye na nyiri Pastor Claude abyumve kabisa wabonanye na nyiri igipangu ntabwo ari kumubaza biriya uriya muntu yagomba gutanga byinshi yego nawe ntabwo yatubarije yangije umuti ubundi yamwemerera agahamagara nk'undi muntu rega ikibazo natwe ntabwo dukorana ku mihanda oya umubonye source nk'iriya urayivuma
suruse niyo kuvomwa ntabwo ari ku nta nubwo ari ngombwa kujya mu zindi nzenya z'impande rasa ku ntego ariko buri byose ubizana ukanamubaza uti Germaine amaze igihe kingana iki hano siko bavuga ko mwaba muremera nawe mukabiseka mukigendera ariko wakibajije cyaciye kuko Karara yarabivuze yari yabivuze Claude yarangije bari ko abo bahungu bari abahungu ba nyuma ba fisi sava n'ibindi turacyakomeza hari n'igihe tuzahura n'uriya mujyana mu buzima mu bundi buzima atazi ikigambiro atari ukuvuga kuri iriya incident yego ushobora nko mu bukwe ukamwegereza wamara gusasira neza ukavuga ati ariko koko buriya biriya bikombe byari byanyoye icyayi mugahera ku bikombe akazakugera kuri video akakugera ibyo byose uriya mudugudu yarabaje ngo mutuyina ati ko tutabazi urumva akakubwira ibibera mu gipangu cyo kwa Claude akakubwira niba nibyo bivugwa ko mukuru wa Ngwino aremera wo Claude baba bafite amakuru hari ibindi bikiza kuko cyane cyane buryo tugiye no mu nkuruna n'ibikoresho byose ari turi byenutiye hari abatwikanga ariko buriya muhuriye nk'ahantu mu isoko mu butisimu mu bukwe mukigana bisanzwe cyangwa mu mukiriyo mwagira utarasohora kamera ubundi ukabiva burya niyo strategy nziza buryo uzanye kamera na mikoro baguha bikeya donc biga kubyo bagiye kukubwira ko batangira kuvuga ibizangaruka avuga ngiye kuvuga ibizangaruka concentration aki-editing nta munyarwanda utazi ku editing arawe bari editing iyo kamera ihari imenya ko umuntu ari bi-edit ari ibitavugwa yes so reka nengo no gutinda cyane njya mu bindi bintu byinshi narinzi ko ndi bukubaze kuri ku rubanza rwa Dr Pascal ariko wenda turaza kubiganira kuri pano kuko turaza kwinjira cyane mu bijyanye n'imanza reka mpinira aha ngaha twavuze byinshi kuri no case no muri make wenda Pascal ntango tujya muri details z'urubanza rwe ariko bamuhaye 30 y'agateganyo ubwo muri make hari impamvu zikomeye arambari rose na Musonera Germaine nawe 30 arambari rose nizo zari ziri current no munsi ariko ngira ngo na nimura tumaze kumenya iby'urubanza rwa nyina wa Nzizera na Nkunda Banyanga ega Nkunda Banyanga ni nka nyirabukwe kuko bavugaga ko hari umukobwa wa Nkunda Banyanga narwo turaba twamenye ibyabayemo ibyabereyemo ko atwohereje y'abanyamakuru inyamirambo so muri make nibyo reka nsoreza aha ngaha kuko kese ya mbere twagarutseho n'ubundi maze iminsi iri gupendinga ivugwaho y'ibi bya Sabe na Ngwino wabivuzeho byinshi cyane unatanga amasomo menshi cyane bitewe n'uko kese igenda ivugwa n'ibyo tugenda tubonaho umucyo kuko byatangiye biducana harimo isomo abantu bagomba kunota bazatange komanteri mpagaza aha yuko gucana inyuma bisenya urugo rwa rusanzwe rutariho okay bibaye ibyo haba hariho mbarwa haba hariho mbarwa zaba zararindimutse haba hariho mbarwa nibyo mbashaka kubyensistaho abantu ari abakata basirikiza ari abajya inama ari abashyira mu nyumvo bakasesengura neza bari bitindeho sinabahaye urugero rw'uwamusanze muri ataka bati tugende icyasigaje kizagusajisha akenshi bikunze kuba imbarutso ariko urwo rugo n'ubundi rwaregaragaje aba ari urwitwazo iyo birebye imbere usanga hari ikindi kibiri inyuma eyeda yica rubozo ihohoterwa iki umutungo ibintu byinshi kuko no muri no case twari turiho aho bagaruriramo umugabo wa Ngwino bavuga ko yashakaga proof imuhesha divorce urumva ko rwa rwitwazo stili twavugaga kandi wese ntiyarate ariko rwasabeho ntaho rujya oya rwajya ntaho rwajya kera ari akagero ndaguha nuko bazagira ngo wenda manamamaza ibibi hari ari inzu ndende hari hakiri bagare hari akabari kari gutya hari akorutiye n'ibibati za Benariko zari ziri hari akabari aho twakatishiraga amatike ya volcano iyo wagukicayemo rero iyo wagukicayemo wagureba abantu bose hari hasi kwarubangura abatambika bagera hirya ndakabona umugore umwe twari twicaranye abwira umugabo
ati umva ko nubwo abagore dufuha ati ngusanganye na kiriya ntacyo na watanga nkaguha amazi ashyushye ati nkuriya ati ari nkuriya bagufatanye yewe we uravuga ariko hari abagore rwose baba bateye imbere mu mitekerereze erega nta kiyone gitagatifu kumamera oya ntacyo. Tandukana na babandi babeshya ababona Ishwa Deal bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo. Aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike. Ubu ushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Neo Travels. Izi nzobere zigufasha kandi kubona visa, inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi. Si bigusa kuko ushaka no gutembera, kubona akazi no gukora business byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa. Kabya inzozi zawe zibimamo hamwe na Neo Travels. Ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Neo Travels, amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe.